urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *, IRTV.fr. Tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Inshuti bakunzi mukurikiranye RTV ijwi ry'urugwiro, reka nongere mbahe ikaze by'umwihariko bana bato, inshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Tugeze kuri ya masaha dukurikiraho iki kiganiro, kandi ndizera yuko mwe mudukurikiye kuri YouTube channel IRTV 50, namwe turi kumwe 5/5. Ndabona neza ko byose bitunganije muri kudukurikira. Nejejwe no kubaha ikaze kuri uyu mugoroba, ngiye gukomeza kubacira umugani. Ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro mukizwaho nanjye Andre Isaka, ndi pari mu Bufaransa. Muri kudukurikira muri hirya no hino ku isi aho abumva ururimi mvuga muherereye. Ndarika ababyeyi, ndarika abakuze, abavandimwe n'abandi mu muryango gufasha abana gusobanukirwa amagambo aba ari mu mugani nciri y'abana. Kandi nyamuneka muze kwibuka ko umugani bawukurikirana cyangwa se bawuca ari ninjoro. Kirazira burya mu Kinyarwanda guca umugani ku manywa. Bana bato, iyo uciye umugani ari ku manywa uhinduka umuserebanya. Nuko rero muramenye kiraziririzwa. Abantu mushobora kuba mudukurikira ari ku manywa, mwihangane mutegereze kubuza kuba ku mugoroba, cyane cyane nkamwe muri kuri YouTube muze gukurikira umugani ari ku mugoroba, hataza kugira ubu muserebanya akagira ati ni umugani ijwi ry'urugwiro watumye mba umuserebanya. Kirazira rwose, kandi kiraziririzwa mu muco wacu w'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero nabazaniye undi mugani. Bana bato, inshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro, mumwe mudukurikiye munyuze kuri IRTV.fr, namwe mudukurikiye kuri YouTube channel. Ndabaha ikaze mwese abandeba amaso ku maso, nimukomere kandi mugire umugoroba mwiza. Ngiye kubacira umugani, ntabwo ndibuze kubarambira ibidasanzwe uyu munsi. Ndaza kugerageza gusobanura amwe mu magambo akomeye ari muri uyu mugani, kandi nkuko mpora mbigenza ahagana hasi mu bisobanuro by'iki kiganiro kuri YouTube, ndaza gushyiraho ibisobanuro by'amagambo akomeye aho mushobora kubisanga, ndetse n'inyandiko y'uyu mugani aho mushobora kuza kuwisomera. Byita inzira mu Kinyarwanda cyangwa se link, cyangwa ari mu Gifaransa, byaho iyi nkuru mba ngiye kuyibandikira kugira ngo mube mushobora kuyisomera none n'ejo bundi. Kandi burya gusubiramo nibyo bituma tumenya neza ibyo twagiye twigishwa. Dufite amahirwe, basogokuru imigani bayicaga badafite aho bashobora kuza kongera kuyitwereka ngo tuyisome. Nuko ariko kubikoranabuhanga aho tugeze uyu munsi dushobora kuyibereka. Bana bato, by'umwihariko musuhuze David, n'umwana muto w'inshuti yanjye ukurikirana IRTV ijwi ry'urugwiro aho aherereye mu gihugu cy'Ububiligi. David, nizere ko uyu mugani uraza kukubera mwiza, kandi aho uza gusanga hari ibintu bikugora ushobora kunyandikira kuri WhatsApp guteranya 337 45 23 hanyuma nkagusobanurira biruseho, kandi n'ababyeyi bagufasha kimwe na David n'abandi mwese mudukurikiye muri Amerika, muri Canada, mu bihugu byo muri Aziya byose. Mwese ikazi. Ntabwo ndambiranye rero abadukurikiye kuri radio, reka gato twumve indirimbo tugaruke mu kanya nanzika n'umugani. Uratashe ducyuye ibyiza
twabigambiriye dukeye ducuranga umuco w'iwacu niburanga abasekeye u Rwanda turatashye amakombe amakombe turatashye amasimbi amasimbi turatashya abataruhuka kubinda twazindahira gusumba nimuseze museka mwese mwizirwe mugeze n'ejo muri amasonga atigeze asonga muri ingenzi turatashye amakombe amakombe turatashye amasimbi amasimbi turatashya abataruhuka kubinda twazindahira. Reka nanzike hanyuma duce umugani. Ntabwo uyu mugoroba ngiye guca umugani, ahubwo ngiye kugerageza nsubize abifuje cyangwa se ngerere ku ngingo abakunzi b'umugani w'ijwi ry'urugwiro. Inshuti mukunzi Alex wansabye ko nagira icyo mvuga ku kirari cy'insigamigani kigira kiti abagabo bararya imbwa zikaryohora. Nakoze nyine iyo bwabaga butari bwa bundi. Icyo nabashije kubona, uwumva hari aho nibeshye ashobora kudukosora. WhatsApp ya radio ni uguteranya 3 7 7 ni umubare woroshye, ni nimero rwose yoroshye. Ndayisubiramo ni uguteranya 3 ni kode mu Bufaransa aho studio ya IRTV iherereye. Guteranya 3 7 5 8 aho waza kutwandikira ukatubwira nimba hari aho twateshutse cyangwa se tutasobanuye nk'uko biba bimeze. Ngiye rero kwanzika nkomoze ku nkomoko cyangwa se imvano y'umugani baca bagira bati abagabo bararya imbwa zikaryohora. Nubwo hari abiryo jambo kuryora bisa nk'ibigoye kuryumva, ariko ndaza kubisobanura. Reka nitse gato uyu muyugiri nawo ubanze utwurura umutima, kandi mbifurize kugira umugoroba mwiza mwe mukurikiye IRTV ijwi ry'urugwiro. Nge ndi Andre Isaka, ikiganiro ni umugani w'ijwi ry'urugwiro. Naho mukanya ntabwo ntinda, reka nitse gatoye. Nkuko nari mbikomojeho, nari ngize nti reka nitse gato, nagira ngo mbanze nisuganye hanyuma uyu mugani tuwuganireho neza. Nyamuneka abantu muherereye aho butarira muramenye mutaza guhinduka umuserebanya. Kirazira mu Kinyarwanda guca umugani ku manywa. Njyaho mperereye izuba rirarenze, namwe aho muri mu karere nkeka amasaha nayo ari gusatira amakama. Reka rero umugani tuwuce ntacyo bitwaye. Ariko abantu mudukurikiye, inshuti z'ijwi ry'urugwiro, muri ahantu butari bwira, nyamuneka muramenye hataza kugira umuntu rwose uhinduka umuserebanya akazagira ati byatewe n'umugani w'ijwi ry'urugwiro. Ngayo nguko, reka twanzike. Abagabo bararya burya imbwa zikaryohora. Hari abavuga bati abagabo bararya imbwa zikishyura. Ushobora kuba nawe uvuga aya magambo ariko utazi aho yakomotse. Uyu mugani cyangwa ikirari cy'insigamugani cyakomotse rwose ku bagabo bagera nko muri 2 cyangwa 3 batandukanye kandi mu buryo bw'amaherere. Nawe urabyumva. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu w'igitinyiro akoze icyaha, aho kimuhamya bakakigereka kuwo bari kumwe by'amaherere, akaba ari we ugihanirwa. Nibwo bagira bati abagabo bararya imbwa zikaryohora. Wakomotse kuri abagabo nababwira 2 cyangwa 3, wakomotse kuri Sabuhoro bwa Rwishyura.
we Mukarange mu Buganza bugana mu Mutara h'ibyumba. Ubu ngubu nkeka nimba ntibeshya ari mu karere ka Kayonza se cyangwa hafi aho ngaho, nimba atari ko mbivuze neza mu mbabarire abahatuye. Gusa icyo gihe Sabuhoro bwa Rwishyura iyo ngiye Mukarange byamubayeho mu myaka y'1860. Icyo gihe hari ku ngoma ya Rwabugiri, nuko Sabuhoro uwo akaba yaravaga indimwe n'uwitwaga Nzigiye, bombi bakaba bene Rwishyura nkuko nyine bavaga indimwe. Rwishyura w'umugaragu wa Rwigenza. Rwishyura maze gupfa, Nzigiye aba ari we umusigarira mu Buhake, kuko yarazwi kurusha Sabuhoro. Yarazi gushyenga rwose no gusetsa mu biganiro no mu bitaramo bitandukanye, bituma nyirabuja amutonesha byimazeyo, bigeze ubwo bajya baryamana kuko yamwigizeho nduhura. Yari umugaragu rero, nyirabuja yajyaga akoresha inshingano zitarize. Kumwigiraho nduhura bivuze ni umugaragu umara nyirabuja akagirigiri baryamanye. Reka nitse gato ngaruke mu kanya, ndagira ngo nkubwire ko wararika mugenzi wawe nawe akakanda y3akadomo.fr akadukurikira. Bantu mudukurikiye kuri YouTube mutarakora subscription, mushobora gukanda kuri iyo nzogera aho ahagana hasi iburyo bwanyu, mugakora subscription mukajya namwe mubona ibiganiro byacu ako kanya. Kandi mudukurikiye live namwe ndabashima cyane, mukoreshe mukore na comment, kuko mwakoze subscription mwabashije kumenya ko ikiganiro cy'umugani w'ijwi ry'urugwiro gitangiye. Reka nitse gato naho mu kanya. To believe, hold me, lead me, catch me. Want you to dream, I want you to dream. Inkunda kubivuga nkavuga nti nyamuneka babyeyi dufatanya kurera, turerera iyi si, turerera ibihugu byacu, dutoza umuco abana, tugira tuti urugwiro rugwire. Mujye mumfasha abana basobanukirwe n'amagambo abakomeye ari mu migani tuca mu kiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Ndi Andre Isaka, iyi ni RTV ijwi ry'urugwiro. Turacyari mu kiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Ndakomeza bantu tutatangiranye, turi kuvuga ku nsigamugani, ku kirari cy'insigamugani kivuga kiti abagabo bararya imbwa zikaryoha cyangwa se imbwa zikishyura. Nitsa naringejeje aho umugaragu na nyirabuja batangiye kugwiza urugwiro bakarengera. Ngira nti rero mureke abariho dukomereza. Nuko Mukarwigenza amaze gukunda Nzigiye bya bindi nyine bitihishira. Hari ukuntu abantu bakundana ariko bakagezaho rwose kubyihisha binanirana, nubwo baba bazi yuko batabyemerewe. Ibyo byaje gutuma abagenzi be bamugirira ishyari. Ni ibintu byumvikana, ntabwo wabitindaho. Kandi uretse no kumugirira ishyari, burya abagabo y'umugabo abonye mugenzi we yaronse aba ariko mbyita watabashije kuronka, ndetse akanagerageza bikaba byakwanga. Hari igihe bashobora kubipfa, bikaba byiza nyine iyo buri wese yikubuye ukwe n'undi akikubura ukwe. Bagira ishyari, bagumya kubigira rwose ku mutima, bakomeza kubihurahura, bakomeza kubihwihwisa, bati nyamuneka. Nuko aho bigeze barerura batashe, nuko babibwira shebuja bati rwose buriya butoni Nzigiye afite ku mugore wawe nyakubahwa databuja. Ubwo hagiritseho n'ibindi byinshi ntago nabirondora byose, urabyumva ko baciye iyo ngiyo bakikoza ikibungo, bakagaruka bakiraza i Nyanza. Baratobora bati buriya butoni ubona Nzigiye afite ku mugore wawe ntukagira ngo ni gusa, nta kindi buturukaho, ahubwo nuko buriya baryamana. Nuko Rwigenza ntiyabyitaho, yari umugabo uhozaga utereye aho ngaho utagira icyo yitaho.
kuko yanikundiraga umugore we cyane ndetse akanakunda Nzigiye ku bwa bya biganiro nigeze kubabwira yagiraga. Gusa bagumiriza kumureguza, sinzi muze kubwira abantu icyo kureguza bivuga. Bakomeza kumureguza bigeze aho Rwigenza arabyemera, abwira abo barezi ati ntabwo ari abarezi sinabarezi, babyeyi muze kumfasha musobanurira abana icyo bita umurezi. Nuko abwira abo barezi ati ikizabinyemeza nuko muzamugenzura mukagira mutya mukamufatira, mukamufata ibyo bavuga mu gifaransa ngo ni ukumufata intoki ziri mu mifuka. Nuko abandi bati ibyo byo si igitangaje, n'ejo rwose ejo tukamukuzanira, ibyo ntabwo ari ibintu bigoranye. Batangira ubwo rero baramugenza. Ndakomeza, turacyari muri cya kirari cy'insigamugani cyacu kiri kutubwira ngo abagabo bararya imbwa zikishyura. Ariko hagati aho ngaho Nzigiye akaba yaratashye agiwe. Nuko nk'uko bisanzwe abantu mu mirimo yose n'ubu ubwo yaragiye muri konje nimba ariko nabyita, gusa agiye asigarirwaho na murumuna we Sabuhoro. Mbibutse ko ntangira navuze ko Sabuhoro ari we iyi mvugo cyangwa se uyu mugani ugira uti abagabo bararya imbwa zikishyura wakomotseho. Nkeka twenda kugera ku musumari. Nyamuneka uramenye ntuve ku murongo. Wowe uri kuri YouTube ndagushishikariza ko rwose wakora comment nimba hari icyo wumva ibi bintu byakwigisha abantu, kuko IRTV ijwi ry'urugwiro dushaka ko urugwiro rugwira. Ndakomeza sinza kubarambira bidateye kabiri. Mwibuke ko Sabuhoro ari we warasigariyeho mukuru we Nzigiye. Ndagira ngo nze kujya nsubiramo muze gusa nk'abafata amazina ari muri iki cyane cy'insigamigani, namwe mushobora kuba mwazakibwira abandi. Mwibuke ko ubwo Sabuhoro yasigariyeho Nzigiye kwande kwa Rwigenza, kandi Rwigenza niwe wari ufite umugore wakundanye na Nzigiye. Nzigiye murumuna wa musigariraho yaragiye muri konje. Ndibaza ngarutse inyuma gato. Nuko bidateye kabiri Mukarwigenza atumaho Sabuhoro, atuma kuri Sabuhoro ambwira ati Sabuhoro ese bwa yamutumyeho, yaramutumye ntabwo yamutumyeho, yaramutumye. Atuma Sabuhoro amutuma kuri mukuru we ati ugende umbwirire Nzigiye azaze anyitabe vuba kandi muzagarukane. Suko imyakwiza ati muzagarukane. Sabuhoro aragenda arabimubwira, koko baragarukana. Bageze kwa Rwigenza Nzigiye aramukanya na nyirabuja, banzika ikiganiro. Ndaca umurongo babyeyi muze kumfasha, banzitse ikiganiro. Ubwo babigenje bati ese ikindi kintu banzika ni igiki? Ntabwo nashobora uyu murimo ngiye nyine, niyo mpamvu mana ababyeyi umukoro muto ngo bafashe abana gusobanukirwa. Banzika ikiganiro, barashyeshyenganya by'abakumburanye birumvikana, ari nk'abubu ubwo n'utubizu twari kuzamo. Bigezaho akajyana mu mpuzu no mu ihururu kabashinga urwara, nuko karabuguga barabugwabugwa. Mbese navuga ngo ibizonga mubiri cyangwa se amarangamutima simbizi, ibyo tubyita santima mu rurimi rworoshye rw'iki gihe. Santima cyangwa se feelings mu cyongereza zirabuzura. Mukarwigenza ahamagara Sabuhoro atubasha, nuko aramwongorera ati eheza bari aha bose hasigare Nzigiye nawe gusa. Sabuhoro arabaheza da. Bamaze kugenda nyirabuja aramubwira ati yewe hagarara mu rugo uheze, he kugira uwinjira mu nzu mu. Mwandi magambo yaramaze guhizura abari bari aho bose, ariko noneho aravuga ati hakwiye kugira n'umuntu uba hafi aho ngaho hagati mu rugo, akamenya ko nta muntu ushobora kuza kudutera stress nk'uko abo bavuga. Ibintu bikorwa nk'uko byari bitegetswe na Mukarwigenza. Nuko abarezi banzigiye baba nabo barikenze.
bajya mu gico. Ese igico ni igiki? Bajya mu gico inyuma y'inzu barubikira. Nyamugore na Nzigiye banzika ibyabo. Ijambo kwanzika ndarikaruye. Bamaze gushyikirana rwose, umushyikirano ibintu byagenze neza. Abubikirizi baza biruka. Nzigiye yumvise imirindi ahubuka mu buriri, arasimbuka bacamo aranduruka. Sabuhoro utaruzi ibyo ari byo asigara aho ahukwa. Babonye Nzigiye basize, bafata murumuna we bamukubita inshyi, bamushyira imbere bati tugende hoshi bamugeza kwa Rwigenza. Bamugejejeyo bati twafashe Nzigiye kuri ya magambo twavuganye, aducamo araducika. Mu Kinyarwanda hari ibintu bidasubirwamo buri gihe kubera ubupfura cyangwa se no kwiyubaha. Bati kuri ya magambo, ubwo Nzigiye nawe yari yamaze kugenda, kandi Rwigenza nawe yumvaga icyo abo bamubwira nubwo batari bamuzaniye Nzigiye nyirizina. Bati none tukuzaniye murumuna we kuko ari we wari kumuhezo. Hari igihe nyine umuntu akurikira abandi atazi n'ibyo barimo bikamugiraho ingaruka. Inshuti z'Ijwi ry'Urugwiro murabizi dufite amateka atandukanye. Hari abantu bagiye bajya mu kigare, kandi mbabwire ko atari byiza kujya mu kigare. Basore, rubyiruko, mujye mumenya kujya mu byo mwihitiyemo kandi bifitiye igihugu akamaro, cyaba icyo muvukamo cyangwa se n'icyo mutuyemo. Mbivugiye ko abadukurikira benshi muba mutari mu karere, kandi n'abari mu karere mumenye ko ari mwebwe mugomba kugira ibyo mukora, mwikorera ubwanyu kandi mwiteza imbere, ariko biteza imbere n'ibihugu murimo. Biba byiza rero iyo ubikoze utagendeye mu kigare, cyane cyane ko iyo ugiye mu kigare bitakugwa amahoro. Reka nitse gatoya ngaruke mu kanya, kandi nizere ko namwe murushaho gusobanukirwa n'icyo turi kuganiraho. Turi mu kirari cy'insigamugani kigira kiti abagabo bararya, imbwa zikaryora. Uyu muyugiri utume turuhuka. Mbifurize kandi gukomeza kugira umugoroba mwiza. Mwe mudukurikiye buri ku mugoroba, bana mudukurikiye butarira, nyamuneka kirazira nta muntu uca umugani ari ku manywa, ntihazagire uhinduka umuserebanya ngo agira ati n'Ijwi ry'Urugwiro. Naho mu kanya. Want you to believe, hold me in the evening, catch me. Want you to dream, I want you to dream. Abagenza banzigiye twasubitse tuvuga ko yabaciye mu myanya y'intoki, babuze uko babigenza, bapfa gufata murumuna we. Sabuhoro agendera mu kavuyo nk'uko tubivuga ubu, barazi bamugeza kwa Rwigenza. Mureke nkomereza aho ngaho. Nshuti z'umugani w'Ijwi ry'Urugwiro, Rwigenza yumvise ayo abagenza bamusobanuriye uko byagenze mu kuzana Sabuhoro Nzigiye yabacitse. Nawe azabiranywa n'uburakari, ategeka ko baboha Sabuhoro, kuko nawe atari cyoro, kuko yari ari mu mugambi nk'uwo, kuko ni wari uri ku muhezo. Bamubohera mu nzu Rwigenza yararimo, ati ni mumunyegereze. Nuko umugabo erega baramuboshye, ntabwo burya biba byoroshye. Mwibuke kera ko nta mazu yo gufungiramo abantu cyangwa kubagora yarahari usibye kubaboha. Kandi turi mu mwaka w'1860 niho ibi byabaye. Nuko bakomeza kumushungera, bakomeza kumva amagambo y'amatakirangoyi yavugaga, byumvikana ko yaranagaga. Sinzi niba uri nko kumureba aboheye inyuma, ari ku nkingi y'inzu runaka, yaba ari mwamba cyangwa kanagaza, gusa umugabo yaragowe, arataka cyane. Birumvikana amatakirangoyi nuko bituma nyirabuja agira ibitwenge, nubwo nawe yari yamanjiriwe afite n'ikimwaro, araturika araseka.
Sabuhoro aho hari ku ngoyi abyumvise, yumvise ko uwo mugore nawe amusetse, ariyumvira ati sha naruha Sabutindi Sabugabo, naruha koko. Ayo ni amagambo ya Sabuhoro yavuze. Atubonye ngo uwasambanye acike, none uwo basambanyaga nawe yubahuka nseke. Ati abagabo bararya imbwa zikaryoha. Nuko erega ijambo nguko ryavuzwe bwa mbere. Hariho abashaka kubivuga neza bakavuga bati imbwa zikishyura. Birumvikana abari bari aho ngaho bose baraturitse baraseka, inkwenene nuko zuzura inzu, bituma na Rwigenza ashira uburakari, nawe araseka. Nawe ndakeka ko aho uri kwisekera, ndetse ategeka ko babohora Sabuhoro. Baramubohora. Amaze kuva ku ngoyi akurikira murumuna we, bagenda uruhenu, bajya gukeza ijari kwa Gacinya ka Rwabika rwa Gahindiro. Nzigiye agabana inka z'amagumba ngo azaziguze, ariko aho kuziguza aziragirira iwe imukarange. Bantu bari mukarange ndabasuhuza by'umwihariko, mukomere cyane, namwe muhakomoka. Za nka rero araziragira, zirondoka, zibyara inyana z'imishishe. Mu Kinyarwanda iyo bashatse kubivuga neza baravuga ngo isa na bike. Bica kabiri bukeye Rwabugiri yugamayo, abonye iyo mishishe, Nyirakayogera Mukanzigiye afashe neza, bituma agabira umugabo we umutara wose arawumuha rwose, ndetse n'inka zari ziwurimo zitwaga Urugaga. Nzigiye aratunganirwa. Ya magambo Sabugabo yavugiye ku ngoyi asetswe na nyirabuja, nayo abona umwanya mu bitaramo kwa mukuru we bakajya babikomozaho. Bitinze amenyekana ibwami, bituma Rwabugiri amugabira inka zitwaga Akarema. Ese ugira ngo singiye kugera ku musozo? Nuko inkuru rero imaze gusakara, ijambo ritangiye gukoreshwa n'abantu benshi. Nuko ubwo ayo magambo nkuko nyine yakijije Sabuhoro aramamara, ahinduka umugani bacira ku muntu woroheje babonye yitiriwe icyaha cy'ukomeye. Nawe hari wenda utekereje wavuga uti uyu mugani twawucira runaka witiriwe icyaha cya runaka ukomeye. Bakaba babikora bagaragaza ko hariho akarengane kakozwe, bakagira bati abagabo bararya imbwa zikaryoha. Burya kuryoha bivuga kwishyura, ariko ukishyura ibintu mu buryo bw'amaherere. Inshuti z'umuganijwe ry'urugwiro, mureke nsubikira ahangaha gusa. Ndababwira nti ufite umugani yumva ashaka ko twazamusobanurira cyangwa ikirari kinsiga mugani, dore telefone ngiyi watwandikira. Kuduhamagara ntabwo ari byiza, kuguteranya 3 7 4 5 5 3 8 21. Ubutaha nzababwira icyo umuvandimwe Minani uri muri Malawi yadusabye ko twamusobanurira. Avuga ati muzansobanurire iyo bavuze ngo agahugu umuco, kandi umuco baba bashatse kuvuga ngo iki. Naho utaha ndi Andre Isaka, iyi ni IRTV ijwi ry'urwasautakira Fiki, turi pari mu Bufaransa, kandi ikiganiro twari turimo ni wa mugani w'ijwi ry'urugwiro. Mugire ijoro ryiza. you to believe. Hold me in the evening, catch me.
Want you to dream. I want you to dream. I want you to dream. urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *3 IRTV FR, tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro.